Hari bamwe mu banyamahanga bahitamo kuza kwizihiriza iminsi mikuru isoza umwaka hano mu Rwanda, bakavuga ko bakururwa n'umutekano, isuku ndetse no kuba hari ibikorwa bifasha kuruhuka haba ku mubiri no ku bwonko ndetse no ku mutima. Ibi rero nibyo babwiye bagenzi bacu barimo Pasco Buhura na Pierre Celestin Gatarayiha ubwo baganiraga kuri uno munsi wa Boxing Day. Kuba u Rwanda rufite umutekano, kuba rufite isuku n'ibikorwa nk'ibi ngibi bigenda biha abantu umwanya wo kwidagadura, bumva batekanye kandi bafite ikirere cyiza, ni bimwe mu bikurura abantu benshi kuza kugirira ibiruhuko hano mu Rwanda nko muri ibi bihe bya Noheli, nk'uko uyu munya-Amerika ufite inkomoko mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kabungo Serge abisobanura. Mfite amatsiko, nibaza impamvu mwebwe mwashoboye kugera aho mugeze ariko abandi banyafurika bikabananira. Ni iki gituma mugira umwihariko wanyu? Ni iki gituma ibindi bihugu bibura umuhate wo kubigeraho? Ndi rero mu biruhuko, ariko navuga ko ndi no mu bushakashatsi. Mu gihe Serge ahamya ko hari byinshi yumva byamukuruye, harimo no gushaka kureba impamvu u Rwanda rwageze kuri byinshi byananiye ibihugu byinshi bya Afurika, ariko ibanga rikaba ari imiyoborere. Hano nanone ni hamwe mu hantu hakurura aba mukerarugendo benshi cyane, ubwo ndavuga abantu benshi bifuza kuza mu bihe nk'ibi ngibi by'ibiruhuko bisoza umwaka cyangwa by'iminsi mikuru, aho abangaba bose rero baba bazanywe nuko hari ibikorwa by'imyidagaduro. Abantu rero batandukanye bagenda bashora muri uru rwego, bituma nanone hiyongera abantu benshi bifuza gutemberera iki gihugu. Kigali is a very beautiful place. Kigali ni umujyi mwiza cyane, tuwita umujyi w'isuku. Hari ikirere cyiza kidashyushye kandi kidakonje cyane. Ikindi nuko abantu baho bafite umutima mwiza, hakaba ibiryo byiza, hari n'ahantu henshi abana bakwishimira. Yego bifuje kuza kureba umujyi wa mbere mu isuku muri Afurika. They wanted to come and see the beautiful, the most clean city in Africa. Ni heza cyane, habereye ijisho. Abantu baho ni beza. Kandi ibi ni ibiruhuko by'umuryango. Nishimiye rero kuba ndi hano. Icyanya nk'iki cya Nyandungu cy'urusobe rw'ibinyabuzima ni ahantu hamwe mu hatuma Kigali irushaho gukurura abantu benshi cyane baturuka hirya no hino ku isi, aho bavuga ko ari agace mu by'ukuri kihariye gatuma umuntu atuza mu mutwe. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bituma batekereza ko muri gahunda zabo igihe cy'iminsi mikuru isoza umwaka nk'iyi ngiyi baza bakaruhukira hano i Kigali, dore ko haba hari n'umwanya wo gufata amafunguro nk'aya ngaya. Numvise ko u Rwanda ari ahantu hafite isuku cyane kandi ko hari ahantu henshi h'ubukerarugendo nk'ingagi ndetse n'ibindi. Rero nifuje kuza kwirebera uko u Rwanda rusa mu bihe bya Noheli. Iki cyanya ni ahantu heza cyane, ni heza kuhasura mu gitondo ukahatembera no kwishimana n'umuryango. Harahebuje, nahakunze cyane. Kigali ni umujyi, nicyo cyicaro gikuru cy'igihugu, ariko nanone muri rusange aba ba mukerarugendo, ariko ntabwo ari aba mukerarugendo gusa, ahubwo abantu bose bifuza gusura u Rwanda nuko baza bafite icyo batekereza, baba barabonye baramenye mbere y'ibi ngibi byose yo kugera hano, cyane cyane gishingiye ku mutekano ari wo pfundo ry'ibi ngibi, kimwe n'imiyoborere myiza. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.